ntago nyobozi igira ikigega cy'imvura siyigusha imvura sibyo so ntago yazira inzara rero kandi nta tuce tudasonza ahubwo ubwo ni climat social environnement ibituruka ku bantu ariko bituruka mu kirere by'Imana ntago wabihora umuntu ibituma rero umuzimu utuma nta meya urangiza manda ngo yamamariza indi kandi ababyemerewe byaba n'impamvu yo kwirukanwa kwa bano bantu cyo ni kimwe environnement social icya kabiri abaturage rero gutangira gusuhuka uriya mudugudu bavugagamo abantu 18 ariko muri iyo mirenge yindi mvuze na mwiri na murundi ngo hari abandi bagiye bagenda icyabikosa nkuko nabivugaga cya mbere rero nukuba bari abayobozi bataratabarije abaturage kugiye yego iyo ni ikosa kugera aho abaturage batangira gusuhuka ariko hanze y'ibyo harimo n'utundi tubazo twinshi nka subwa mbere mbivuze uzakenera amakuru azaza mbaze sinjya mvuga amahomvu cyangwa ibihuha Yes, reka twizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza cyane mwese mukurikira ibiganiro kuri KOP turabasubije nako tubaye ikaze tunizera ko muri amahoro tubaye ikaze mu ishuri ry'uyu munsi hamwe na mwarimu wanjye wawe wacu twese duhurira muri no classroom cyangwa se muri no shuri muri kino cyumba cy'ishuri cya KOP twizere ko rero mumeze neza cyane mwari ngo ikaze rwose sana ikintu cyitwa imbaraga uyu munsi imbaraga kubera ano mazi ya Elize maze gutamiraho ariko ni ngombwa kuzigira cyane muto nta butoya reka ndabantu uzahimureba ejo nta sport wakoze ejo nta sport nakoze naravunitse ubushize nakubise ivi ahantu ku Kabuye ubushize ku wa gatandatu wari wabanje abana numva risa nkaho rijegeye n'ubusaza uko umuntu akuri ni Uganda ariko ndi no kugenda rero ntugire ubeze uteze sava cyumweru gitangiye neza bo bisanzwe ariko si cyane bushize nararwaye nsiba akazi iminsi 2 urumva nawe ntago bimbera neza yasibye akazi umukoresha ntabwo ya nyine mu miyoborere niko bigenda nyine bigize impamvu zituma usiba akazi hari procedure rero hari byo ntakoze neza warasimbukanye mwese oya nagasuko nguko ni bisanzwe nyine neretswe nyine uko imiyoborere ikora uranyurwa se ni ngombwa bisanzwe kare nahoze ndeba akavideo ka Oswakim kuri Twitter ya postinze akavideo kawe nimba yavuze ngo ni ryari muri kuri hotel ya boss wanyu wa Nyagahene Ikarongi ku Kivu aravuga ngo hangaha rwose ngo wari uri gushimirwa nk'umukozi mwiza urangije nawe rwose ubwira boss we ngo rwose ngo umubwira ko hatswe n'umugabo isha nasetse nake ira hotel z'urwego iriho shana no gukora imyaka ingahe utarabasha kwiga ndarankora oya ariko biriya muri gestion du personnel ni ngombwa kubivuga nta banga ririmo par exemple ubundi umunsi w'umurimo ya mbere Gicurasi n'iminsi mikuru isoza umwaka hari imibanire nibwo ubona difference hagati y'abakoresha sivyo ku munsi w'umurimo ubundi haba ari intego yo gushimira abakozi bakoze neza no gufatana kuvugana umwaka wanje wagenze no gufatana ingamba z'igihe kizaza hanyuma byagera ubwo nyine abakoresha bagomba kwegera abakoresha nyine banyabo kugira ngo utabikora byumve hanyuma mu mpera z'umwaka nabwo abakongera bagahura abakozi n'umukoresha bagahura bagafatana ingamba bakareba ibishyashya bagomba gukoramo hanyuma bagafata imyanzuro so rero muri kira kigo ntabwo kuvuga ko mpatswe n'umugabo twari nko mu kwa kabiri cyangwa mu kwa mbere ntabwo ari byo byari bigize ko n'umunsi w'abakozi twari twarawizihije urabyumva noneho mu minsi mikuru tujya kurya ubunani kuri Kingfisher yego
tuvayo dufashe n'umwanzuro kuzajya ku Kivu gufata ingamba none kujya mu ngamba ubwo rero kandi icyo gihe tujya kingifisha twahavuye noneho batwemereye umushahara w'ukwezi kwa 13 so rero ngewe iwacu barabimenyereye iyo mvuze iwacu ubwo nyine numva nanga ko barabimenyereye ntago duhisha amarangamutima urabyumva yego umunsi w'abakozi twarawuriye hanyuma mu minsi mikuru batujyana kuri Muhazi tuhava batwemereye umushahara 13 kandi batwemereye ko tuzajya kuri iriya hoteli bityo nari kubihisha ntabwo buze umunwa warandyaga ntabwo nari gutaha ntabivuze so ibyo rero ni ibisanzwe nibaza ko iyo umukozi ashimisha abakozi iyo umukoresha ashimisha abakozi ntabwo bose ariko bahisha amarangamutima hagomba kubonekamo abirekura bakavuga uko babona ibintu cyane cyane ko muri kiriya kigo nari mu bakozi bafite imyaka myinshi dimwe igice cy'itangazamakuru kugira ngo ntabivanga ko harimo n'ikindi cy'ubucuruzi mu cy'itangazamakuru rero ndi mu bafite imyaka myinshi bari nkurangara cyariyo nawe tuba turi kumwe ntango gusa ubwo ntaba mu gisate cy'ubucuruzi simbi mpamvu nyine uvuze mu gisate cy'ubucuruzi nkahita nibuka ko kibamo abantu basa nkaho bakuze bankuranga yego oya haba icyo harimo n'undi musaza we ntabwo yaritaye umusaza wari umukonta bure hari werarisi nabandi ariko ntabwo tujya ku Kibuye hagiye itangazamakuru gusa ariko kuri Muhazi harimo n'igice cy'ubucuruzi cyari gihari turanakina abanyamakuru batsinda abacuruzi kweri warakinnye ariko oya ntabwo nakinnye ariko oya nabambeshye volleyball twatsinze volleyball itangazamakuru ryatsinze ubucuruzi muri football abacuruzi baradutsinda niko nibuka cyangwa aho mbitwara abatsinze ariko muri volley twabamereye nabi cyane gukina kaye gace urumva no imyaka se umuntu abagikina wenda babaza ngo wakinaga iki nakinnye basket nakinnye handball so rero urumva kuvuga kuriya sinzi impamvu Oswakimu yabigaruye uno munsi ariko byari ngombwa nta mpamvu yo kubihisha nubwo umukoresha umukoresha umuha amaboko yawe ukamuha ubwenge bwawe n'umwanya wawe nawe akaguha amafaranga ye yayakobokeye ibyo ubwo kiba kibaye kimwe kugusohokana nta bitegetswe nawe kumushima kuriya ntubitegetse ariko turi abantu sibyo niba umuntu akubwira ati babana banjye kuko aranakuze bana banjye muze bye kubereka yadatubwiraga ko uriya mushinga wiriya hoteli ukomoka mu byo ababaye abakozi be bamukoreye umuntu rero afashe initiative akajya kuba ati muze murebe ibyo twagezeho ntakuru utamushimira urumva wabaye engra wabaye intashimwe kaza ati muze rwose murebe mutamire mujye mu bwato muzenguruka ibirwa byo mu Kivu urabyumva kandi ubwo twari twagiye dufite n'impamba mu modoka twaturutse i Kigali dutamira turinda tugera tugaruka dutamira ubwo rero urumva amarangamutima yaraje kandi sinyamenya kuyahisha uribuka ubushize tuganira turi kureba ku nkuru ubanza ariya ubwo akantu mvuze mu bigo by'itangazamakuru abatanga Trezor mu ni bake n'abakora nka biriya ni bake byari ngombwa gusohokana abakozi kuri Muhazi nyuma y'icyumweru ukabaha ukwezi kwa 13 hanyuma nyuma y'ibyumweru 2 ukabajyana kuri hoteli ya VIP byo bigirwa n'abaki ako no umupatro afite ubwatsi siko mbibara ubwatsi sibyo ndeba n'umutima hari igitangazamakuru kitabasha kujyana abantu kuri Muhazi kwa stele ebyiri no bushake n'umutima bira n'umutima ntabwo ari kugira niyo yagira menshi nawe afite byinshi yayakoresha hari byinshi yayakoresha kwibuka abakozi ni ikintu gikomeye cyane ko atabidukoreye ibyatuza gukora kuko iby'amategeko ateganya ni ibiri mu masezerano
tonda ku kazi, kora ibiganiro ibi n'ibi nanjye nemeye kuzajya nguhemba ibi n'ibi. Iyo ibyo byabonetse nicyo nakubwiye ngo ni kimwe ibirengaho ni umutima ubikora. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni amafaranga menshi, ntabwo amafaranga bafite ibindi bintu yakora. Ariko kwibuka abakozi ko kunguka urwunguko rw'umukoresha rukomoka ku bakozi bakora neza, bakeneye n'iyo morale, ni ngombwa cyane. Uribuka ngewe nawe twicanga ni TV1 yari yakoze iyo nkuru iyo nkurura ya Kayonza bavuga yuko inzara imeze nabi ndetse abantu basuhutse. Sinaho twabonye umugore avuga ko yatetse imitanga. Ese umutanga urawuzi? Uraruruzaho n'utuntu tumeze nk'imipira ariko abana bameze nk'igihaza. tumeze nk'igihaza. Kera karabaye rero twagiye tubona ntabwo barabyaye ngo basezera ngo bahagaritse akazi ku mpamvu zabo bwite, barirukanwe ku kazi meya n'umwungirije. Yego, abantu bahita bavuga bati yanzarira ariko se ntabwo njyanama kuba yarirukanye abayobozi nyobozi y'akarere ka Kayonza. Inzara ishobora kuba declencheur nk'imbarutso, tugita imbarutso. Ariko ntabwo nanone icy'inzara gusa, ntabwo nyobozi igira ikigega cy'imvura, si yigusha imvura, sibyo? So ntabwo yazira inzara rero, kandi nta tuce tudasonza. Elize uze kundebera ntuza icyo bita poverty mapping report. Ni ikarita isohorwa na statistique yerekana uburyo uduce tugiye dukize, dufite ibyo kurya tumeze neza. Yes. Arajya muri Google rebe poverty mapping report ya 2015. Icyo gihe Kayonza muri green hari mu turere tune, tubiri tw'amajyepfo na tubiri tw'uburasirazuba. Kayonza na Rwamagana byari muri green, Muhanga na Kamonyi biri muri green. Ahandi ari amagurine avanze n'imituku, nka Nyanza yari umuhondo, ariko Gisagara imituku ari myinshi, Iwacu Ibyumba ari imituku myinshi, ukagibonamo icyatsi kimwe. Ariko utwo turere tune nkubwiye, Muhanga, Kayonza, Kamonyi na Rwamagana, byose byari green, harimo imihondo mike, na ya mihondo yerurutse. Wajya kureba Nyamagabe ukabona umutuku ikijuju, bitsiri banze mbese. Gisagara, Nyamagabe, za Rutsiro, za Ngororero, za Gakenke, bana imituku. Byavugaga iki? Byavuga ko utwo turere turi muri green turi prosper. Icyo gihe Nyanza yo yari yiganjemo umuhondo, nta mutuku ariko nta n'icyatsi. N'utwo turahari, Nyanza na Ruhango nuko tutari bimeze, simbyibuka neza. Bivuze ngo icyo gihe akarere ka Kayonza kari kameze neza, gatoshye, nta bibazo bijyanye n'inzara bihari. Kuko nyuma yaho twanagiye Rwamagana dusanga nta mwana wo muri karere ka Rwamagana uba mu mutuku, urabyumva? Bwaki mirire mibi. Ati naba mu mihondo kandi twabashyiriyeho gahunda kugira ngo bave mu muhondo bose bajye mu cyatsi, bajye mu burumbuke. Yego. Icyo gihe Kayonza yayoborwaga 2015, nyirango ushobora kuba ari Mugabo John warimo asoza. Yari yasimbuye Muhororo Damasi, niwe wagiyeho 2006. Ntuza Mugabo John Manza ari we yaragiyeho 2011, avaho 2016, hajyaho Murenzi Jean Claude, avaho 2021, asimburwa n'Unyemazi John Bosco. Nuvuga ngo Kayonza ntirayoborwa n'umumeyi umwe, manda ebyiri. Aho rero ntabwo abayobozi wabahora imvura kuko izigiye ishakiye, ahubwo ubwo ni climat social, environnement, ibituruka ku bantu. Ariko ibituruka mu kirere by'Imana ntabwo wabihora umuntu. Ibituma rero umuzimu utuma nta meya urangiza manda ngo yamamariza indi kandi ababyemerewe, byaba n'impamvu yo kwirukanwa kwa bano bantu. Cyo ni kimwe, environnement social. Icya kabiri, iyi nyobozi yavuyeho, umwe muri bo yagiyeho 2016,
Damascene affaires sociales 18 haza uriya mudamu mu ngagi nka affaires économique ubwo bari gusimbura abandi bagiye hanyuma mu matora bariya baragaruka ariko sinzira mu ngagi nka yararimo ari nibyo mu ngagi nka yararimo noneho 2021 ngira ngo amatora yatinzeho kubera corona no makumyabiri hazaho bazana Nyemazi John Bosco abameya full meya ba bandi basanzwemo baramwungiriza kumva izo metero ya environnement social niki yagaye bariya babiri bamazemo bari bamaze imyaka 5 mu karere Damascene yari amazemo 5 mu nganye nk'amazemo 3 ariko bazanamo Nyemazi utaramaramo n'umwe wiviriye Kigali yabaga muri société civile wabyumvise uko bitangira kuko mu byo bavuga kudakorana Damascene network yari amaze kubaka na munganye nka ntago Nyemazi yarayifite kandi kubaje ako kantu njombyemo nk'umunyarwanda ko kuvuga ngo aba bamazemo igihe none umushyashya ni uje kubajya hejuru kubayobora mu Kinyarwanda biraba nubwo utabibonera proof ariko dizo abagitifu b'imirenge n'abo tugari n'abayobozi b'ibigo by'amashuri bakoranye na Damascene iyo myaka yose kugira ngo Nyemazi azanemo igishyashya hari abamubanjirije mu karere kandi bamwungirije byashoboraga kuba icyo mu mibanire y'abantu bitera sirikubi hanyuma hazamo ibibazo rero byinshi bimwe bikagenda rimwe na rimwe wenda nka Nyemazi bimwe nta atabimenye abo ngabo bazi situation yako karere ya environnement social ubwo nibagiyemo abacuruzi abavuga ari kwijyana mu karere aborozi bakomeye bafite amafamu akomeye sibyo wenda bose bacometse kuri babandi bamaze igihe mu karere ko ibyo bakoranye undaza ari mushya ahita bayobora kubenura nyobozi yose bishobora kugendera ku kuvuga ngo uko kutabasha gukorana noneho rero ibintu byabaga muri karere rero tutavuze iby'inzara ikintu cya mbere nuko n'inzara tuyikomozeho nuko karere gashyirwamo amafaranga menshi yo kuhira noneho ahantu havuzwe inzara bwa mbere muri Ndego ni muri zone y'ibiyaga ni ku mazi kandi Kayonza niko karere ka mbere mu Rwanda gafite ibiyaga byinshi noneho ukibaza ngo kuki umushinga wo kuhira wagarukiye Nasho niyo muri Nasho ni ya Kirehe na Mpanga ni ya Kirehe byegeranye na Ndego na Rwinkwavu na Murama na Kabare byose byegereye parike iryo yuhira irrigation kitageze muri Kayonza byagenze bite babyumva kandi bose ni Akagera abaturage rero gutangira gusuhuka uriya mudugudu bavugagamo abantu 18 ariko muri iyo mirenge yindi mvuze na Mwiri na Murundi ngo hari abandi bagiye bagenda icyabikosa nkuko nabivugaga cya mbere rero nukuba bari abayobozi bataratabarije abaturage kugiye yego iyo ni ikosa ko ntacyo bisaba si telefone se gutabariza abaturage iyo uri umuntu responsable ukunda abaturage bawe ushobora gutabariza umudugudu umwe ugatabara undi ahari ibiryo mufashe bariya byagufata akagari ukabwira abo mu kagari kamwe mufashe bariya byafata umurenge wa Mukarange ko mufite ibiryo mwa Saidi yabandego cyangwa ba Murundi byananira nuwo na karere byakomeye bati Kayonza yitabaje Nyabihu ibyo byose ni communication nta byabaye kugira aho abaturage batangira gusuhuka ariko hanze y'ibyo harimo n'utundi tubazo twinshi nka hari ahantu hari d'abord ugeze kumva ibintu bijyanye n'ubwicanyi umukobwa witwa Rosine bagire gute w'inzobe yigeze gutabaza uwo ndo muri filime ngira ngo ufite imisatsi irimo tenture bazonge avuga ati rwose ubwicanyi muri Kayonza burakabije aho kugira ngo babikosore baramuganiriza bucya ahindura message ariko kari kanyuzeho ntabwo wari wapfuye bari bamuzuye wenda yari yaciye igikuba bucya yoroshye imvugo ibyo bintu ndabyibuka
byabaye muri periode imwe nabaga kuri BNDB byabaye mu cyumweru kimwe hariho amatora ya Ferwafa umuntu umwe ntari buvuga izina ariko icyo gihe naramuvuze avuga ati futu yacu kwitazamo abafotobareri nawe bukeye ahindura ubutumwa good bazogere ahindura message kare karere kabayemo ibintu byitwa ngo inzoga yitwa nzogejo ubwo ni kubwanye maze nzogejo haza biyita bazarendo haza ibintu bijyanye n'ibirombe mu murenge wa Rukara haza hari ahantu kawangire ni ari muri Rukara ni Rukara ariko hari ikintu kimeze nka maison de jeune ifatanye n'isoko n'ikindi na centre de santé ubu ngo ntabwo biri gukora kandi kuri icyo gihe cya mbere kuri icyo gihe cya Mugabo John byarakoraga ubwo wenda byatangiye kugenda bigura intege kubwa nani kubwa Murenzi donc harimo ntago byose ari ibyazamwe n'iyi nyobozi ariko wenda hari ibyo yahuhuye ngewe kare karere nakagenzemo igihe kinini muri ya myaka muri corona na nyuma yaho hari projet nari nkuri itangazamakuru ryayo projet ya transparency twarahagenze Rwinkwavu Murama Mwiri Gasarabwayi aho hose amakuru yaho twayabonaga gutya direct twari dushinzwe itangazamakuru ry'iyo projet muri Kayonza na Nyanza utwo turere rero ndatuzi hari ibyo tutatangazaga turagiye Gasarabwayi tugezeyo dusanga abantu babahaye imashini zo kuhira kuri nkunganire urabyumva ariko imashini niyo yapfa buru imwe ukayipakira ukayizana i Kigali tubaza meya yari Murenzi sinzi ukuntu yadusubije ariko yatubwiye ko bagiye kuzana abatekinisiye hafi kandi ubwo kuva Gasarabwayi ugera Kayonza mu mujyi ni 3 kuri moto ihetse umuhinzi nihetse akamoteri ubwo ni 7 rero turi 14 kongeraho nanone kuyifatira umwanya ukazana i Kigali aravuga se ahantu haje imashini zigera mu 100 ni gute batashyiraho bataforma abatekinisiye cyangwa baforma abahinzi ibyo ntago bari babizi nibyo abaturage bari batubwiye turongera tujyayo igiciro cy'amazi ava muri bya za Validams bakavuga ngo koperative zimanaginga amazi ngo zirabahenda Rwinkwavu naho Mwiri ibyo byari bihari turaza Nyamirama kwa Gakavu Auguste reka munamusuza umusaza niwe twavanyeho ubwenge buvuga ngo hari umutwe wo kwikorera imizigo n'umutwe wo gutekereza uwo musaza yitwa Gakwavu Auguste aranatubwira ariko ni gute icupa ry'urwagwa rihenda kurusha iry'amata ubwo harimo n'ikindi kibazo cy'umusaruro w'ibigori muzehe uzabaza Alphonse azakura yarakadose twahirwa niwe wafashe muzehe habaho umutwe wo kwikorera imizigo n'uwo gutekereza bone nawe watubwira ati ni gute icupa ry'urwagwa rihenda kurusha iry'amata iyo ni Nyamirama twayibayemo igihe kirekire Nyamirama hakaba hariyo projet ya RAB yagomba gukorerwa muri yari projet za RAB urumva si inkuru y'umwana isubira inyuma uribuka ko nyuma y'ikinzara habaye impinduka muri Minagri urikubyumva ariko Minagri bigomba kuba Kayonza ariyo yavuzwemo inzara n'abayobozi hari icyo batakoze urakurikiranye nyine yero pepa ihindura wo muri Minagri niyi na njyanama ya Kayonza ivanaho nyobozi si mu cyumweru kimwe cyangwa 2 ni kimwe bisa nko byegeranye good muri iyo mishinga hari ibyo bavugamo uruhare rw'abari abantu bishoboka icyambere kuba karere ko kuba Kayonza kuba de guhavugwa inzara mpanga bejeje kubera kuhira harimo uburangare bw'akarere kucya ayo mazi ho atahagera hanyuma mu mishinga ya RAB hari imishinga RAB yari ifite umushinga wakoreraga Kayonza Ngoma na Kirehe muri Kayonza hari site ya Rukara na site ya Nyamirama niyo twabashije gukurikirana umushinga w'igicupuri so bwa mbere mbivuze uzakenera amakuru azaza mbaze sinjya mvuga amahomvu cyangwa ibihuha abaturage baratubwira bati ubu turebe uko duhembwa tudakora ati buri kwezi kuri sako kuri kontange muri sako hajyayo 30,000
ati ariko mbifata hari imodoka Rabu iparitse hariya ati ku buryo za 30 hari umuntu team leader wacu uhita azagafata akambwira ngo sigarana 5 byawe andi ya medore ira modoka irayashaka kuri sako ya Nyamirama. Dosiye ndayikurikirana, umuntu wampaye amakuru twahuriye Rwamagana ndayikurikirana, team leader ndamwumva turavugana, ariko hakaba gihamya y'umusaza umwe w'umupensione w'umupasteri we wavuze ngo murampemba ntakora mwaragize mukagaruka no kuyanyaka. Ati ko yageze kuri konti yanjye ninyabaha bakazamfunga, urumva abasaza bagira impungenge. Yahembwa adakora none batangiye kuvuga ngo nagira yasubiza. Aya hagati munsaba uburenganzira ave kuri konti yanjye yose muyasubirane ajye mu kigo cya leta cyari cyayohereje, ariko kuyaha umuntu ati reka reka nawe ndibuye uwo musaza nawe twaravuga n'ubu nagize n'amahirwe mbona nimero ye ndacyayifite. Uwo mushinga wamaze imyaka itari munsi y'3 kugira ngo mbimenye. Twagiye ahantu mu kagari ka Gikaya batubwira ngo ahantu batuburira ubwatsi akantu mu gikari cy'umuntu mu nkiki. Kumbe uwo mushinga n'undi warabu wari wo gutubura imyaka, guhinga ahantu hagari hari abakozi nka 40. Abantu baza mwigenzura umuntu agagara ku musozi ngo akabereka ahantu mukabane ngo birantabire yose ni yacu. Kubyumva bibaho, inzego zirajya guperereza zimwe kubera kubereka hatariho birangira gutyo, n'ubu icyo iyo dosiye iracyameze gutyo. So icyo bishatse kuvuga, mvuze case ya Nyamirama, icyo bishatse kuvuga ni iki: inzara iramutse iri ndego ikaba mwiri Murundi Rwinkwavu Murama na Kabare muranderanje gatuma bicika, yaba inashingiye kuri ubwo buriganya bwagiye buba gutyo. Kuko iyo projet ya Rabu yari igamije kugira iki imana y'abaturage, gutubura imbuto zibasha guhangana wenda n'izuba, ariko ntibyabaye. Ibyabaye no kugenda bakerekana imisozi ihinze atari bo bayihinze. Nubwo buriganya buvuga ngo mwishyuwe mwahembwe musubiza amafaranga, umusaza umwe arayabimba ubu baracyahari. Uwo muntu wari team leader ya nyuma baje kumbwira ko yimukiye za iyo projet yimukiye za Bugesera, bambwiraga ko abanka Nyabagendwa ni hagati ya Riziyeri na Ririma, bavuga ko ariho hasigaye aba uwo muntu wari team leader ukusanya amafaranga akayasubiza uwo muri Rabu. Ubwo ushobora gusanga ari projet yimukiye yo bakakomeza gukorana ibyo. Ejo bundi numva ngo na Bugesera birabaye, muzamenye ko binjiriwe aho ngaho bahise bahava se. Iyaho yararangije ishoko ko yararangije byarangiye atayabahaye burundu, aracyafite kuri konte ye. Niko bimeze regi yuri sage buri sage kinwa cya muzehe kinanuka arakini yakiseme bongo. None se nta nubwo yabikuje nawe ayabikuza ataraye, yahembwa atakoze. Icyo cyo bita kubinyanga mugayo, yahembwa atakoze, sibyo? Kandi mu gatabo handitsemo ngo verisoma ikigo cya leta Rabu cyangwa projet. None umuntu ku giti cye ni uri kuza kuvuga ngo yame, aravuga ati rero njyewe uriya wanditse ko yaverishije niwe wenyine uyemerewe. Ejo batazamfungira kurya ibya leta kandi nabibahaye amafaranga aguma kuri konti. Icyo sigaje no kuzampamagara nkamenya uko bimeze, ariko yaravugaga ngo azakurwaho n'uwayashyizeho. Urumva abo bishyuzaga abo bavugaga ngo nimuyasubize nababaga barotiriye. Muzere baravuga ati kuri konti hagiye amafaranga, ntabwo ari SMS yabonaga, bavuga ati kuri konti hagiye amafaranga. Ese amafaranga nakoze iki? Ati hari ikipe y'abantu bahinga bakora gutya ati ko ntakoze se yavuye yaje ati bati muzegenda urotira ariko ugira ibyo ugira. Ati oya ndajya guhembwa se ntarakoze. Hanyuma se mwe murayashaka mubwira uwo yashyizeho ari uyakuraho, niba ari we wayashyizeho genda ukureho. Nuko ahubwo mu gitondo twabivuze duhamagarwa n'umuntu ujya kunda guhamagara ku maradiyo menshi wo muri ako kagari ka Gikaya mu Gasura, atubwira ko team leader muzi. Ndabaza se urabizi ko ibyo bintu byabaga? Ngo yanga urumva no uzi team leader utazi icyo iteam yayoboraga yakoraga. Urumva muri analize z'abantu twari kumwe bamwe bati wenda ubwo aroherejwe yaratumwe ibintu nk'ibyo. Wamenya team leader w'igikorwa runaka
oya team leader w'abantu runaka utazi iyo team ikikora tazi iyo team imyaka 3 kandi uri intyozo uhora uhamagara ku maradiyo yego nanze kuvuga izina rye ariko mu gitondo ubwo twamubwiye nabi cyane ko yaraje gufera yaraje kudukina nkaho ikipe urayizi yamaze imyaka 3 uyiyoboye uramuzi ntiwigeze ntushaka kuvuga ibyo yakoraga niba byarabibonye cyangwa utarabibonye so ibyo rero byose iyo byigeranyije ubwo simvuze n'ibindi uri ku mwana wapfuye waguwe wapfuye bakamujyana muri Muhazi ko kuri modern cyangwa se sinzi irindi shuri ry'Ikayonza meya akadekarara ko umwana yiyahuye abaganga bakavuga ko yishwe ababyeyi bagashingura mu gahinda so rero ibyo byose ubwo ahandi banzi byinshi nuko ega na za Kabarondo gumanza hariyo ibintu meze gutyo so icyo bishatse kuvuga rero icyo bishatse kuvuga inzara ya Ndego yabaye imbarutso yo kugira ngo abantu bongere bacishe mu kayunguruzo ukwiriye nyobozi ikora bagenda babona n'ibyo byose rero nukuvuga ngo hakira ni igiteranyo cy'ibyo nkubwiye n'ibindi ntazi ubu rero amakuru mashya ntaza kubeshya cyangwa reka mbe namamaza mu gihe utagira ndahageze tubanze tuvuge Premium Construction Group imwe mu makampani akomeye cyane hano mu Rwanda y'inyangamugayo akora kinyamwuga y'abahanga y'abahanga afasha abantu kubaka inzu zigezweho inzu nziza inzu zikomeye n'imihanda n'ibiraro barabikora n'imihanda ibintu byose bijyanye n'ubwubatsi ndetse bashobora no kukugira inama muri consultation yego ibana ukavuga uti kukurebera icyo ubutaka bwagenewe n'ubuntu ubundi bakakugorera ntuza design bakagora plan y'inzu bakayikubakira wagira n'ikibazo cyo kubura abayijyamo ukayibashinga abajene bari ku rusana kandi n'inshuti zanjye ko babirwa banashakira abandi bantu baza kwamamaza hano ariko hari n'abantu basaba nimero zabo bagiye kubaha akazi bakora hano i Remera hano rwose munsi ya rep uciye kuri control imbere y'umunara neza gutya bitubona icyapa cyabo ukenjiramo kababwira na Rusizi bariyo bashobora gufasha ababukavu Rusizi Nyamasheke na Karongi inimero rero kubaka inzu biravuna mw'abantu mugomba kubakirwa n'abantu babishoboye iyo wubakiwe n'umuswa upfana gahinda n'inzura yanga kandi nta n'ubugiye kuba ubuzima bwawe bwose rero muduhamagare kuri 0788 42 57 ango bizaba cyangwa se 0785 59 80 hanyuma numara kubaka buryo umaze kubaka ikiba gisigaye no gutamira muhite mujya kwa Musonera cyane kwa Musonera Sostene godi gutamira ushaka gutamira iki ingewe gutya cyangwa gutya nakava amaraso nta kindi oya kwa Musonera hatamirirwa ibintu byinshi ngewe rero ni bibiri ubwo ni gutya wenda nkagira na gutya ibyo bindi ariko ushobora gutamira ukagira intege nke sibyo utafite umusare aho kugira ngo usamagara umusare wishyura waryama ukaruhuka karyama nk'isaha 2 cyangwa 3 karuhuka ugafata icyumba afite ibyumba byiza bifite urubaraza cyangwa salon irimo n'intebe abenshi bakunda kuvuga ko ari ikibuga cy'imyitozo urumva nta kuvanga aho kuryama ntago ara uri kurya ntago urya uryamye sibyo urya uri ku rubaraza cyangwa muri salo wakenera kuryama ugafata umuryango ukurikiyeho bagira igikoni cyiza bagira n'igisope muri weekend ariko duheruka tuvuga ko tuzajya gukegeta tuzajya yihumura Musonera rero niba ari we witaba telefone simbizi azambwira ni 0785 40 80 40 hanyuma rero ubu ngubu twari turi kuvuga ku nkuru ya Kayonza ubu ngubu amakuru mashya hari nuko ubu none tuvugana aho muri kurebera kino kiganiro uwitwa Fred Hategekimana yagizwe umuyobozi w'akarere ka Kayonza w'agateganyo mu gihe Jules Higiro yagizwe umuyobozi wungirije w'agateganyo ko nta agenda irimo wungirije ushinzwe ubwo azabikora byose ubwo wenda uwo wungirije azaba affaire économique na affaire sociale ariko mbere yuko tujya mu byo bitegereje abo bagabo bombi bashyizeho abagabo ntabwo ino nkubiri na nibagiye kubivuga ko hari utundi turere natwo turimo abameya batazarangiza ino manda mu majyepfo kariyo kamwe
ariko no mu burasirazuba haracyari hari akandi bigomba kuzamo impinduka. By the way ubwo kandi iyo Kayonza hari n'abandi bakozi bahagaritswe. Ubwo kubera ko byose ari governance. Hariya Kicukiro naho hafungiye umuntu wari ni nka corporate division manager wa Nyabihu. Ariko Nyabihu manzirika ntago rero umuntu wa mbere wa Nyabihu ufunzwe azira kutagaragaza inkomoko y'umutungo. Ubwo sirarika aho irabarira kwibateza inkuru kuko hari n'umwari gitifu w'akarere byigeze kubaho nawe biramunanira kugaragaza imitungo ngira ngo urwego rw'umuvunyi rwanatubwiraga ko rwagezeho nayo rwagombaga kuyigiriya leta kuko atayisobanuraga. Kandi uribuka ko hari indi kipe y'abantu 10 bafunzwe bazira kunyereza amafaranga yajyanye no kubakira abatishoboye barokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Kandi muri abo 10 nabangaye harimo abagitifu 3. Umva ko Nyabihu nayo itorohewe. Ariko wenda uriya mudamu ni Antoinette ubwo nawe ashobora kuba yikingiza. Ariko urumva ntabwo ari byiza, ntabwo ari amateka meza. Ufite abagitifu 3 bafunzwe n'abakozi bashinzwe ibindi abo 14 none ukagera na corporate nawe ufunzwe. Ubwo se wenda uwo wabanje uwari gitifu we ntabwo ari ku ngoma y'uno mudamu manza ari kubamubanjirije. Urumva ko nayo ari ikibazo. So mu miyoborere harimo ikibazo gikomeye. Hanyuma abo ngabo baje rero ntuza ese ntazinda baramusimbuje Nyanza simbizi ko ibya Kayonza se byihuse mu majyepfo. Nyanza bashyizeho umumera no simbizi okay. Biraje abo bagabo umwe uwo Fred yahoze muri ntuza yigeze gukora kuri ako karere n'ubundi arakazi arakazi yari DAF bijyanye n'amafaranga ahava ajya kuba gitifu muri Nyagatare none aragarutse. Donc arahazi kandi ntabwo aje gukora nk'abanyemazi yasimbuye. Afite briefing nshyashya hari ibyo agomba kuzamura. Bya bintu byose mvuze byose agomba kuzamura bikajya hejuru ku buryo batoye muri 2026 cyangwa na 7 sinibuka igihe bazatorera nyobozi nshya niyo atagarukamo ntabe na visi ntabe ni akaba yarabyerekanye yabishyize hejuru nyine agomba kuyungura byose aracenshura bijye hejuru. Ari ibyo navuze ari ibyo ntavuze byose ibirimo byose agakira hejuru. Noneho nyobozi izaba itari y'agateganyo ikamenya aho ihera ariko n'abajyanama nabo bagomba kwisubiraho bakikubita gashyi kuko ibyo byose byazambye bareba. None inama ngo bayikoreye kuri internet aho kujya kureba niba ko kuri mudamu watetse imitanga atabeshya aho kujya kureba iriya miryango 18 bavuga ngo yasuhutse niba koko ari byo. Kandi biravuga ko no mu yindi mirenge total bishobora kuba bigera mu miryango igera mu 1000. Cyaba ari ikibazo gikomeye. Hanyuma bakakubakorera ubuvugizi. Ntabwo rero ahantu havuzwe biriya bintu bimeze kuriya ntabwo ari gukorera inama kuri internet. Ketse hari icyorezo. Hari covid cyangwa se hari iseru cyangwa se hari iki. Kuko nta mpamvu. Iyo uri umujyanama mu karere ugomba ukamenya n'amakuru yako. Ukamenya amakuru yako rwose. Nk'iyi case mana indya hano. Iyi case nakubwiye yaba abantu bahembwaga batakoze. Mpora nyivuga pe. Ariko uzadukurikirana umenye uko byarangiye. Hoya ntago nta cyabaye usibye ko uwo mutimuriza ngo yagiye Bugesera. Ibyo gusa. Ndabaza muzehe ko niba amafaranga akiri kuri konte ye ariko nta cyabaye kuko timurida uwo wajyaga gusaruza amafaranga ngo ayatange iyo bikurikiranwa ntago bari mu maboko ye. Sibyo? Ntago bari nyabagendwa wenda bariririma hirya gatoyo ugana usa nugana kuri la Paris. So nta cyabaye rero. Urumva bari connection ndende hari abantu bafite inyungu benshi n'abakingirana ikibaba. Ariko ngaho imagine niba byarabaye kuri site ya Nyamirama wenda nandi masite ariko byagiye bigenda. Hanyuma ejo ngwinzara kandi izo projet zari zaje muri yo cadre y'inzara. Nibutse ukuntu honorable Musorini Eugene mu nteko yigeze kuvuga ngo amafaranga ajya muri Minagri na RAB yaguramo ibyo kurya bitunga abanyarwanda bose nta wongeye guhinga. Hari hagiye miliyari 100 n'ubu hagiye kugenda izindi 90. Ariko abantu kandi ari n'amafaranga menshi ku buryo wakwestara amatiyo manini
ku buryo ugira connection nk'umurenge wose ukaba uzengurutswe n'igitiyo umuntu akiyabonesha ukamuha na konteri yashaka kuhira akihereza ariko ntabwo byakunze so nibyo ngibyo rero reka dusoreze ahangaha tubashimire cyane mwese ko turi kumwe mu kiganiro mureke tuzasubira mu biganiro byacu by'ubutaha sana